Hey guys, my people, my brother, ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye iwacu Bliss, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazawema kubagezaho amakuru azabagizweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Les amis, reka amakuru yacu tuyatangirire mu gihugu cy'u Rwanda. Yarere umusore w'umunyarwanda, amazina ye yitwa iwacu Bliss, yavutse mu mwaka w'1992, bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Iwacu Bliss yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Kuri uyu munsi umwe mu basore navuga ko bari kuzamura urwego rwabo mu muziki w'u Rwanda, bari gufata idarapo y'umuziki w'u Rwanda bakarimanika ku ruhando mpuzamahanga, cyangwa se navuga ko idarapo ry'u Rwanda mu bijyanye n'imyidagaduro kuri uyu munsi rihetswe na Bruce Melodie. Urugero, niba aka kanya Bruce Melodie ari umuhanzi ushobora kujya kuri stage agasangaho KHALIGRAPH bagaperformingana hari abantu barenga 5,000, isi yose bireba, ni kiba kigaragaza urwego umuziki w'u Rwanda umaze kugiraho. Niba TEKNO aka kanya ari muri vestiaire akicara akabona Bruce Melodie ajyanye na KHALIGRAPH kuri stage, baririmbanye indirimbo sawa sawa, buri muntu wese witabira igitaramo arishima. Icyo gihe bizasaba imbaraga nyinshi TEKNO kuza kuri stage kugira ngo atange ibirenze bya bindi wa muhanzi w'umunyarwanda yatanze. Niba wararebye igitaramo Shop Life cyabereye muri BK Arena ukareba uburyo Bruce Melodie, buri muntu wese wari muri cya gitaramo yabashije kwenjoyinga indirimbo zigiye zitandukanye. Yaba sawa sawa yaririmbanye na KHALIGRAPH agafasha KHALIGRAPH kuzamura abakunze KHALIGRAPH. Amaze kugera kuri stage muri BK Arena, buri muntu wese yarishimye, buri muntu wese wari uhari bamwakirije induru iteye ubwoba, ukabona ko ari umuhanzi w'igitangaza koko. Kandi koko nibyo, KHALIGRAPH ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane muri Afurika. Kuza mu gihugu cy'u Rwanda ni igitangaza. KHALIGRAPH kugira ngo amenyekane hano mu gihugu cy'u Rwanda byatewe na Bruce Melodie. Bahuriye muri Congo Stadium mu mwaka wa 2017-2018, bakorana indirimbo zigiye zitandukanye, yaba indirimbo Kirisese, imwe mu ndirimbo nziza bakoranye muri Congo Studio, nubwo atari yaje kuba successful, kuko iyo bakoranye bwa nyuma iyo ndirimbo yaje gutrendingiza kurebwa n'abagera kuri miliyoni kuri YouTube channel ya Congo Studio. Uyu muraperi ni umunyakenya yahuriye na Bruce Melodie muri Congo Studio, bakorana indirimbo zigiye zitandukanye. Mu mwaka wa 2021 haje kuza comment nyinshi zivuga ngo kuki Bruce Melodie adakora ibihangano bimushyira ku ruhando mpuzamahanga. Nyuma na nyuma Bruce Melodie yaje kugaragaza ko ibi ngibi nabyo biri mu byo yifuza, biri mu byo yifuza kugeraho. Ubwo yakoraga interview akavuga ngo arifuza ko mu myaka 3 iri imbere azaba ari umunyamuziki, umuntu ava muri Kongo, akava muri Nigeria, akava ku mugabane burayi, muri Europa, akava muri Aziya, akaza mu gihugu cy'u Rwanda aje kureba Bruce Melodie. Nk'uko umuntu ava hanze akaza aje kureba ingagi, Bruce Melodie yaba afite igitaramo muri BK Arena, yaba afite igitaramo kuri Canal Olympia, umuntu akaba yava mu gihugu cya Tanzania akaza arangajwe imbere no kuza kureba Bruce Melodie, kuza kureba live performance y'uyu munyamuziki ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi uhozaho. Bruce Melodie ni umuhanzi uzasanga buri kwezi aba afite igihangano kiri hanze, yaba atari indirimbo ye bwite, uzasanga ari collabo yakoranye n'undi muhanzi, yaba ari umuhanzi mukuru cyangwa se umuhanzi muto. Buri mwaka twagiye tubona Bruce Melodie, zimwe navuga ko ari mu mateleviziyo akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se amaradiyo, agenda atanga ama award ku bahanzi bakoze cyane mu mwaka. Navuga nka Kiss Summer Award, igihembo gitangwa na Kiss FM, yaba Isango Awards, namwe mu mateleviziyo akomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda agenda atanga ibihembo, yaba Isibo Award cyangwa se n'ibihembo bita The Choice Award. Ayo mateleviziyo yose agenda atanga ibihembo ku bahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, n'uzareba uzasanga
ibihembo kenshi na kenshi bikunda gutwarwa na Bruce Melodie. Kuri uyu munsi Bruce Melodie ageze kuri rwa rwego noneho atagikeneye ibihembo byo mu Rwanda gusa, noneho ageze ku rwego ruvuga ngo hari guhatanirwa ibihembo. Hari Diamond Platinumz, hari Wizkid, hari Davido, hari Khaligraph, hari Rema, hari Omale, hari Khaligraph ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ariko natwe nk'u Rwanda dufite Bruce Melodie, Uganda ifite Dikenzo. Iki gihe bisobanuye iki? Bya bihembo Bruce Melodie yegukanaga hano mu gihugu cy'u Rwanda bya Kisama, yaba igihembo yegukanaga cya Isango, ubwo kuri uwo munsi yabihariye babahanzi bato bari kuzamuka new generation, bamwe mu bahanzi batanga icyizere cy'ejo hazaza. Aka kanya ndakubwiza ukuri ko mu myaka 3 iri imbere Bruce Melodie niba aka kanya twatangiye kumufata nk'umwe mu bahanzi b'inkingi za mwamba mu gihugu cy'u Rwanda, ni umuhanzi utazongera kujya arwanira ibihembo na bano hanzi bagiye bari hasi. Niba ari umuhanzi ushobora kugenda agasaba korabo Khaligraph bagakora indirimbo, niba ari umuhanzi uri ku rwego rwo gutumira umuhanzi nka Dikenzo akaza mu gihugu cy'u Rwanda bakamara n'ibyumweru 2, urwo ni urwego ruhambaye. Niba ari umuhanzi uva hano mu gihugu cy'u Rwanda agakorana indirimbo na Inosbi, akerekeza mu gihugu cy'Uburyo, akerekeza Sweden, akerekeza Germany, akazenguruka ibihugu bigiye bitandukanye byahara ku mugabane w'Uburayi, agakora European Tour, ni umwe mu bahanzi bamaze kugira izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu muziki w'u Rwanda ni izina riremereye. Urugero, niba umuhanzi nka KENSOL yarakoze umuziki guhera mu mwaka wa 2013 aba muri mwimwe mu magurupa ko yarakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda nka Emba Voice, izina KENSOL ntibimenyekane. KENSOL mu mwaka wa 2019-2020 agakorana ikinyafu na Bruce Melodie, izina KENSOL rigahita rimenyekana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikigaragaza wakoranye nande. Niba Bruce Melodie ari umuhanzi ufata umukobwa nka Sani cyangwa se nkafata ku mavuta akazanira Sani Bruce Melodie ati uyu muhanzi mukorana indirimbo uzamura urwego rwe, bagakorana indirimbo igafata izina Sani ikarishyira hejuru, izina rikamenyekana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga, ni ikiba kigaragaza urwego umuhanzi yamaze kugeraho. Uburemere bwo gukorana indirimbo na Bruce Melodie uzabonera kuri iyi ndirimbo Babo yakoranye na Bruce Melodie. Nujya kureba indirimbo Tarap witwa Babo aka8 yakoranye na Urban Boys, ni imwe mu ndirimbo zatrendinze hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ntabwo ari indirimbo wafata ngo ushyire Diamond Platinumz cyangwa se ngo ushyire Rayvanny ngo mwake korabo. Ntabwo ari indirimbo uzafata ngo ijyane muri Nigeria ujye kwa Karuga cyangwa se Omale korabo. Ni ikintu kiba kigoye. Nuri indirimbo Go Low Babo aka8 yakoranye na Diben, ureba indirimbo yakoranye na Ways, ntabwo ari indirimbo wavuga ngo uzazitwaza aka kanya. Ariko aka kanya niba Babo aka8 ari umuhanzi ufite uri ku rwego rwo kugira views 100,000 mu munsi, ni urwego rwiza. Iyi si tugezemo y'uyu munsi uzajya gusaba korabo Diamond Platinumz cyangwa se Harmonize, abanza ajye kuri platform zawe arebe uri Bruce Melodie ufite indirimbo nka Katerina yagize miliyoni 12 views, uri umuhanzi mwiza. Rezami Bruce Melodie akaba yarakoranye indirimbo na Babo aka8, ni indirimbo nziza bise Yogurt. Bari indirimbo aka kanya ushobora gusanga kuri social media zigiye zitandukanye, yaba YouTube, Spotify ndetse na Boom Play ndetse no kuri Instagram. Indirimbo ushaka kuyisangaho ubundi ugakomeza kwenjoyinga Yogurt, ibintu bigakomeza kuba uburyohe cyane. Rezami ndagushimiye, ndi Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media. Rezami, see you, love you.